Hello guys, as usual, this is Jadotech. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitandukanye. Hari ukuntu telefone yawe nubwo ifite password ariko hari ukuntu kundi ishobora kuba idafite umutekano cyangwa idafite security bitewe n'ibyo bika muri telefone yawe. Ibi ngibi bibaho nk'iyo ushaka gusaba umuntu ashaka kugusaba telefone, ntiza telefone ntigire kuri YouTube urugero. Urashaka kugira kuri YouTube ariko akaba ashaka kuhita ajya mu mafoto yawe, ahita ajya mu mafoto yawe, ahita ajya mu bintu byawe byose agatangira kubijagajaga. Guys, ndagusaba gukurikira iyi video kugeza irangiye. Uyu munsi ngiye kukwereka ukuntu ushobora gusekewaringa ugakoresha application imwe gusa bitewe n'iyo umuntu agusabye ko yakoresha. Twagiye turihuta cyane. Uraza muri settings za telefoni. Mbibutsa ko ibi ngibi bikorwa muri telefoni iyo ari yose Android. Uza hano wandikemo pinning, uzabona yitwa app pinning. Ngiyo ya gatatu, app pinning. Zakanda kuri app pinning, hanyuma uzaza urebe ko iyi app pinning ifunguye. Usanga ifunze uzayifungura. Numara kuyifungura rero, ubu ngubu already ibi byose byamaze gukunda, byamaze kurangira. Ibyo tugiye gukora ni ukukwereka uko ikorwa gusa. Tuzasubira inyuma. Urugero, umuntu aje akubwira ati nshaka gukoresha YouTube. Nashaka gukoresha YouTube, urugero nzaza hano, uzamufungurira YouTube, azaza kuri YouTube. Namara kuza kuri YouTube, wowe icyo uzakora Hello, what's up my people? Ni David Nizeye nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kubana muri video aho tuzadusubiza. Ugakandeho, numara gukandaho uzaza hano hejuru ubone udusetting twahaje, uhitemo pin. Numara gupininga, Hello, what's up my people? Ni David Nizeye turi gukoresha YouTube, turi gukoresha nta handi Hello, hantu, what's up my people? nta kindi gishobora kuzamo kindi atari YouTube. YouTube nkwibutsa ko ugomba gukora subscribe mu gihe turi kureba iyi video, ukaza ukareba ibintu bigiye biriho bitandukanye. Guys, ukore subscribe hanyuma dukomeze. Hanyuma YouTube niyo ubu ngubu turi gukoresha gusa. Hello, what's up my people? Ni David Nizeye nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kubana muri video aho tuzadusubiza abakunzi bacu cyangwa abadukurikirana ibibazo bagiye batubaza byerekeye forex trading. Buri session aho tuzadusubiza ibibazo bitanu bagiye batubaza. Nta handi hantu agiye bitewe n'ibyo yagusabye. Guys, kora subscribe hanyuma dukomeze twikomereza ni video imeze neza cyane. kugira ngo ugihangange. Ushobora kwibaza ngo ese nashyizemo pinning muri telefone yanjye none yanze kugira ngo ugihangange nzakoresha YouTube gusa. Ibyo wabyibaza, ariko igisubizo nta kindi kirahari nacyo. Igisubizo kugira ngo ugihangange gukuramo iyi screen pinning cyangwa iyi app pinning. App pinning rero kugira ngo ugihangange bitagoye cyane, biva mu bikorwa. Ni Abanyarwanda, ni u Rwanda, kubera ko byubatswe biturutse imitungo y'igihugu cyacu. Babyo baragera mushimire Abanyarwanda. Tuzazikandira rimwe ngo niyo wayifunga ukongera ukayifungura telefone yawe n'ubundi application n'ubundi. Guys, ukurikire najya akantu kamwe kugucika. Uzafata iyi buto yo hasi kuri task, ikandire rimwe n'iyi ya unpin. Ninzi kandira rimwe, iyi video irahagarara. Twibutsa gukora subscribe, ugakora like, ugakora share niba bikunejeje, ugasangira n'abandi, mugakomeza kuryoherwa n'ibyiza bya technology Jadotech ikomeje kubagezaho. Guys, murakoze, murakwizerwa, muri abantu beza cyane. Hanyuma tuzikandire rimwe dukuramo ya screen pinning yacu. Okay, so uyu munsi turaza kuganira akandi kwereka uko byagenze. Uyu munsi turaza kuganira niba ushaka gutera kandi abizeneze niba uri umubyeyi ukura nkurikira uyu munsi ureba iyi video wari subscribe kuri iyi channel nuko uri umuntu ushaka kwiteza imbere. Uyu munsi turaza kuganira ku bintu byose